Ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane mwese mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho hano ku Manuro TV ndetse Inzozi Zacu TV nkuko mubireba mu mashusho turi hano ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruherereye mu murenge wa Nyamirambo rufatanye cyangwa se rukorana hafi n'urukiko rukuru ndetse n'urukiko rw'ubucuruzi aho nta kindi cyatuzanye twaje mu rubanza rwa Isimbi Cecile Gloria ni umumama mwamenye cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko aje ahangaha avuga ikibazo cye cyuko mama we umubyara yamutwariye umugabo cyangwa se mama we asambana n'umugabo we kuko mama we ntabwo abyemerera itangazamakuru abihakana cyane yivuye nyuma yuko ikibazo cyabo kigaragaye hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse uyu mubyeyi agatabaza ndetse hakagira amashusho agaragara uyu mama arimo arasohorwa mu nzu kuko nkuko yabivugaga yabaga mu nzu n'umugabo ariko batararana ndetse na mama w'uyu Isimbi Cecile ayiraramo ariko inzego zigahitamo kugira ngo babe batandukanye mu gihe divorce itaraboneka kuko urubanza rwabo rwari rufite kuzaburanishwa mu mwaka wa 2027 nyuma yuko rero bigiye ku mbuga nkoranyambaga bikagaragara urubanza rwabo rwegejwe imbere ruhabwa itariki yo kuri uyu wa 22 z'ukwezi kwa 12 muri mwaka wa 2025 kugira ngo baburane birangire divorce iboneke birangire twageze ahangaha nk'itangazamakuru kuko nubundi ari urubanza rwamenyekanye cyane cyangwa se ari kesi yagiye nubundi ku Karubanda ikavugwaho haba kuri za televiziyo 1 ndetse no ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye iyi nkuru yari hare cyane ndetse inagarukwaho cyane twahageze mu gitondo ku isaha y'isa 3 ababuranyi cyangwa se ababurana ari babiri bose bari bahageze ari Isimbi Cecile Gloria ndetse na Tuyisenge Christophe umugabo we udakunda cyangwa se udashaka kugaragara mu itangazamakuru cyane kuko we akihagera akinjira muri sale akabona ko urubanza cyangwa se bo bataragerwaho yahitaga asohoka akajya kwicara muri sale y'urukiko rukuru cyangwa se aho reception y'urukiko rukuru iri ategereje yazaga akarunguruka akareba ko abandi bari kuburana aho bageze kugira ngo ahite yinjiye amaze kumenya neza ko ari bo bakurikiyeho ahita yinjira mu mashusho mato ndetse no mu ifoto ntoya dufite muramubona mu ishati nziza cyane ndetse n'agapfukamunwa yari yambaye adashaka ko itangazamakuru rimufata uyu Isimbi Cecile we yaje n'ubundi ni umuntu wamenyereye cyane cyangwa se ni umuntu wagaragaye ku itangazamakuru ni umuntu benshi badatinya kuvuga ko igisebo yemeye kucyakira we itangazamakuru yemeye ko rimufata ndetse aranavuga cyangwa se aganiriza bamwe mu banyamakuru ndetse ko hari bamwe banamukoresheje ibiganiro bari ahangaha ku rukiko ndetse bamwe yari yanabamenyesheje ko uyu munsi bari buburane iko byagenze mu rukiko habanje kuba izindi manza bigeze mu masaha y'isa 4 hafi saa 5 nibwo urubanza rwabo rwagezweho barinjira uwatanze ikirego ni Tuyisenge Christophe umugabo niwe waganye inzego azisaba gatanya impamvu yasabye gatanya urukiko rwavuze impamvu ebyiri bataragira mu zindi nyinshi umunyamategeko uhagarariye Tuyisenge Christophe ahita amanika ikiganza ariko mu mpamvu bari basabye Karekezi afite amazina ndatekereza na 3 Karekezi Tuyisenge Christophe impamvu yatanze asaba divorce ni impamvu yo guta urugo ndetse n'impamvu ya kabiri yo gusahura umutungo w'urugo nkuko mubizi ndetse mu mategeko yo umuntu mwasezeranye byemewe n'amategeko amaze amezi 12 igihe kingana n'umwaka ataba mu rugo ni impamvu ikomeye cyane ishobora gutuma ugana inzego ugasaba divorce bakabatandukanya ndetse n'izindi mpamvu zo gusahura umutungo w'urugo gucana inyuma n'ibindi bigiye bitandukanye nkuko amategeko nyine ndetse no mbere yuko mushakana babicaza bakabibaganiriza umunyamategeko wa Karekezi yamanitse ikiganza ni umumama asaba inteko iburanisha ko
uru rubanza rwabera mu muhezo kubw'impamvu cyangwa se kubera imiterere yarwo. Ni urubanza mbonezamubano, abantu bo babyumve neza, ariko impamvu zituma urubanza rubera mu muhezo ni izihe? Ni uko ibintu biba bigiye kuvugirwamo bishobora kugira icyo byangiza ku mazina y'abantu bagihari. Uyu munsi kuba bavuga ngo runaka yasambanye na runaka, nagufashe uri kuryamana n'umuntu, twe rubanda tukabyumva, bishobora gutuma utakarizwa icyizere n'abantu, kandi bitewe n'iki? Kandi byavugiwe mu rukiko. Kubera izo mpamvu rero y'imiterere y'urubanza rushobora kubera mu muhezo, kubera ko hari nk'ibyo umugabo ashobora gukenera kuvuga, yatekereza ko murumuna we cyangwa se undi muntu w'umuturanyi ari mu rukiko akifata, rero bikaba byanamubangamira mu buryo bwo kuburana. Ko rero babajije uruhande rwa Gloriose cyangwa se rwa Cecile Isimbi icyo rubivugaho ku nzitizi batanze, ku cyifuzo batanze cy'uko urubanza rubera mu muhezo. We nta gushidikanya cyangwa se nta no kujijinganya, yavuze ko nta muhezo wakabaye ubaho, kandi ko atari n'ubwa mbere baje kuburana, kandi mbere hatigeze abaho umuhezo. Ikindi avuga ko we yarezwe, ati niba ari njye yareze, bivuze ko nyine ni njye munyamakosa, ntago we yakabaye asaba umuhezo. Ariko babiharira nyine nk'uko biharirwa inteko y'abacamanza. Nyuma rero inteko y'abacamanza ifashe akanya gatoya cyane kugira ngo isuzume kuri iyo ngingo, ifata icyemezo cy'uko urubanza rugomba kubera mu muhezo, ndetse inteko isaba abari bari audience bose cyangwa se bari bari muri sale ko bose basohoka, uwa nyuma akegekaho, hanyuma urubanza rukaba rwakomeza. Ni uko nguko byagenze, dutegereje ko basohoka. Gusa dutegereje ko uyu mubyeyi asohoka akaba yaganiriza n'itangazamakuru cyangwa se akanababwira icyabereye mu rukiko ndani, kuko we n'ubundi ni umuntu bigaragara ko nubwo yarezwe, ariko ni umuntu bigaragara ko nawe ashaka divorce. Mu byo yavugaga ni uko yavuga ko adashaka ko nyina nawe aguma muri ino nzu, kuko ashinja uyu mugabo babanaga n'ubundi yafashe nyina akaba ari we agira umugore. Abantu benshi bari biteze ko uyu mumama wasenyeye umwana we ashobora kugaragara hano ku rukiko, ariko ntiyigeze ahagaragaraho na gato, ndetse n'abandi bantu bo mu miryango igiye itandukanye yabo ntabwo bigeze bagaragara. Ku kibazo cyabo wenda mbere y'uko kiza mu itangazamakuru, ndetse abantu benshi bagiye babigarukaho, ndetse n'abajya ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bigarukaho, bivugwa kuri tatuwaje y'umugabo wo muri Tanzania afite, bivugwa ku busambanyi yagiye akora mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko we mu baganiriza nabo ababwira ko n'ubwo usambana abikomora kuri nyina, kuko ngo nyina nawe yajyaga yinjiza abagabo afite imyaka 7 akamusambanira hejuru. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nk'uko bigaragara uyu mugabo wa Isimbi ni umugabo ucecetse cyane, udashaka kugira amagambo menshi avuga. Wenda nubaruka background y'ubuzima bwe, abantu bagenda bavuga ko yabaye no mu nzego z'umutekano, ndetse n'uyu munsi akizikoramo mu bigo byazo. Ni umugabo udashaka kuvuga amagambo menshi, ni umugabo ucecetse cyane. Niba ari depression yatewe n'uyu mugore ntago tubizi, ariko mu buryo yageze hano ku rukiko ni umuntu utashatse kwinjira mu rukiko hari aho ahuriye n'uyu mugore. N'iyo umugore yageragezaga kumwegera, we yahitaga aca izindi nzira agahita amuhunga, ndetse bageze no mu rukiko umwe yabaye ku ruhande rwo hepfo, undi ajya ku ruhande rwa ruguru, hagati hajyamo abanyamategeko. Nubwo bari kuburana nta gusubukanya, nta kurebana, umugabo aracecetse, ndetse n'ugerageje kumuvugisha wese nta kintu na kimwe ashaka kuba yavuga. Urubanza rero rugiye mu muhezo, wenda turategereza cyangwa se n'imyanzuro uko izasohoka. Ubu ikigiye kurebwaho ni uburyo bavuga ku mitungo bagiye bafite, uhitamo cyangwa se uw'urukiko rutegeka ko ari we ugumana n'abana, n'ubundi niwe utwara imitungo myinshi. Ariko ni ibintu byiza, ni ikintu cyo kwishimira cyane ko divorce yabo igiye kuboneka vuba, aho kugira ngo hazakomeze habe ibindi bintu, buri wese akabaho yisanzuye agakora gahunda ze uko abishaka. Mu mashusho dufite nguwo Isimbi Cecile ageze hano ku rukiko, arimo arareba sale ari buburaniremo. Turabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka.